Uku niko bigenda iyo ugerageje kutwiba cyangwa se no kwiba umwe mu bantu batumenye. Uyu musore cyangwa se uyu mwana muto yari yatwibye, arangije ubundi tumwoherezaho, inzoka ziragenda zimubanira aho ngaho. Ni nako rero n'abandi tubafasha, iyo ugerageje kumenya ko bakwibye uhamagara iyo nimero. Si ukukwiba gusa rero cyangwa se si ibyo dukora, haramutse hari umuntu waguhemukiye wakwambuye, uramutse ushaka urubyaro, uramutse ushaka ubutunzi, uramutse ufite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose turagufasha. Hari abo twasubije amamodoka yabo yibwe, amamoto, amafaranga, amatelefone ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo kugeza ubu ngubu badushimagiza kandi bakagenda banatanga ubuhamya ku bandi. Ese wowe waba waraheranywe n'ibibazo bitandukanye? Hari ibibazo by'ubugumba cyangwa se kubura urubyaro, hari ibibazo byinshi bitandukanye rwose nawe byakujujubije, abajura barakujujubije. Dushobora kuguha rero uruhereko, ari byo ibi mureba, ugahera mu murima cyangwa se umujura akagahera mu murima, cyangwa se yaba yarabyibye yabijyanye akabigarura. Ngaho rero duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri taburo zawe, ubundi dukomeze tugufashe kugira ngo duce agasuzuguro cyangwa se n'ibibazo byakuzengereje byose tubishyireho iherezo. Si ngombwa kuba turi kumwe, twagufashiriza aho uri, yaba hanze y'igihugu cyangwa se yewe no mu gihugu aho waba uri hose. Si ngombwa ko twakugeraho, gusa ubishatse waradusanga aho dukorera cyangwa se yebwe tukaba twaza kukureba. waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuze abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda, muze abahuze, business byaranze, muze abigorore, baguterereje ihembe, vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha. Tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano. Tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri. Tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe. Dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793577995.